Asebe nibi bikisunzanyemo. Barakuvuga iki ni kimwe atarazi ibindi bigenze. Araza n'ibindi. Iki kimwemo matiresi ibindi nibiza n'ibinkuramo ibyikoze. Humura nawe urongera kugukoraho ndakurinda. Nukuri ko Imana nukuririmba izi kuzimu kuko nta kurokoka kuri hano. Uze fena narebye mama se. Nyoko ahubwo mujye kumusubiza nyogokuru. Sister kunde buzindukiye muri televiziyo muri iki gitondo urabona bigende bite Ugende gutebye ibiki ariko se abona nta kindi kintu wamara uretse kuzinduka ucanye televiziyo usibye kuzunuka ugeze witegeza ngo urebe ibintu ndi kureba ndeba sibiki ariko banza urebe ubutaha cyagese no kuvuga ko nari nagiye mu marushanwa ya filime banza urebe ukuntu nitwaye nanjye nibyo nari ndi kureba Ja, ndumiwe. Naragora utakigira umusani. Muri TV. Manudi we. Ariko buretse guhamagara Manudi tubanze tunirebere. Nagusiko Manudi yagiye kugura isukari. We. Ahubwo buretse gato buretse nitare. Wibe. Ndakumva. Siko numva wishimyera. Umva nabyo. Bimeze bitese. Umva nta makuru ufite ubu noneho ndi kwireba muri televiziyo wacu muri sa Hoya se gawe ko yamarushanwa nagiye mu mwana ubu ngubu bari guca kuri televiziyo ndi kwireba niba narezo mfite kuvugisha ngeze ku muryango buretse kuza ndi kwireba ubundi ndaje ngiye kugera ku muryango rega watukuye da rega rankubye dore kirankubye nagisobanurira ibiri kubera ubu ngubu se basaza banjye ntazi ko ari batayiga baragitimburira mwapereye ase Sister umuntu amuzi banzo ndekurire sheri n'ibishure byanjye Yesu baby noneho barakwishe pore nukuri uramuzi se namuzi si yose sheri wanjye kiragashirira amenyo yazaga arungarunga si yace mu muryango cyagakoma basaza banjye ni ibiruta Asebe nibi bikisunzanyemo. Uri kuvuga iki ni kimwe atarazi ibindi bigenze. Araza n'ibindi. Iki kimwemo matiresi ibindi nibiza n'ibinkuramo ibyikoze. Humura nawe urongera kugukoraho ndakurinda. Ndikumva nshaka no kwitahira. Oya be wigira ubwoba ntago biri bwongere. Mbega zari za kera ariko mwebwe rwose umva muri iyi mizinda reka nigira imihanda Abira bihungu ubundi bura mama yabibyaraga agira ati shere ngwino mwerekana uba nicare urebere filime nakurangaranye cyaranga Uskanyanje muri gereza. Oya nta kibazo ngaho reka turebe wigira ikibazo nabyongera kuko ariko bra baby buriya uriya mustafa wanyu ni ceceke kubera icyo cecetse buriya nanzi kugira ngo nkwereke ukuntu nteye uriya mustafa wanyu ngo nitayiga byatari Mubatse ko nore nanze kumukubitira mu maso yawe utazabona ukuntu tuzarobanuramo ntari biturize turabireba sawa ariko rero ubwo rero cyari kiguhitanye ariko tubireka turebe movie harya ari kureba movie reba ariko reba ukuntu nsigaye nwika oya be wikiyemera uko yaraguhejeje umwuka ntago nirarira baby gusa nyine undinde neza hari binyine twireberemo nyukwe njye hirya ahubwo nicara ntabwo ndi kwibona neza urabona ntanyuranye umucyo we witegereje neza urebe ntabwo urareba neza
namanitse tukahita ni twiza. Reba nyine. Kabisa. Uriya ni musaza wawe se? Uriya ni musaza wawe. Naye nyine twari turi kwa gitingana kugira ngo bakunde bansuzume barebe. Nawe nyine yitegereza urebe no gusobanura byose. Dore cyakire kingwe mu mwuka. Reba nyine. Babe cyaze pe. Ninjye bifite umusheri. Kuko tuzatangira kuyarya ryari. Iminsi iri imbere. Iminsi iri imbere. Ndi mu gihe kingana gite? Oye tuza bigiye gucamo reka banza unarebere gumbwira nimba biri gucamo neza umudebere nimba bizari. Usiko kadasa kwa hande nakuvuga tujye kuzahembwa. Tuzatwungikanya kabisa rwose. Tayari. Ese wowe kutari kumbwira niba ari na neza niba bizanacamo. Gusa hari aho performance neza. Hari ahiseho mu kanya mbonye. Performance fresh. Yewe cyaze. Hari ahantu watambitse nka Messi. Nyambo. Uriya ngenda nakwikundira. Kugera ngo mukundira amafaranga. Turabungwa bya danje. Buriya we nabuhogoza abakobwa. Wasuwe? Kumutatwikiriza aho nta mahoro. Gasa nk'imbobo. Sister, iyo nsibika se bimeze bite? Nsibika ni she. Shaho umuntu arareba nka she. None ari icyo atwaye? Koza ameze nk'ibandi. Yase kandi wirengera. Iri ni ibandi ubwo ryaje hano ubwo wamuhinuriye. Ariko ibyo by'umuhini utangiye kuzana ni ibiki? Hano urabona hari inzoka ihari. Ariko zesha ukina football cyangwa ukina marato? Kareka njye gusa kagashata wakajyana mu mito. Sister nizere kutamuhaye ku gikoma cyacu. Oya nta gikoma. Gusa ako kantu gasa nk'akanywa byera umuntu utanywa igikoma yaraye cyarazingamye n'ubusatsi bwaracura. Ako bro mwagabanyije ubundi giye mwahereye. Undi se kirakora iki hano nk'ikintu nk'icyo ngicyo hano? Yaje kunsura. Ako sha wakubaza ikibazo wagisubiza? Wagisubiza? Kwazahita uhaguruka vano hande kwa mushiki wanjye. Genda wicara hariya ruguru. Begenda wicara hariya batakunyicira mu maso. Usubye kukanya insodeka we ugeze ngo nukanyereje ngo nangure. Kugira ngo siko yango wanzinye. nubwo nababa sinakujomba inkora. Yesu bya kujomba nibyo. Urabona rose wafu. Urabona iyo ntamutangiye kuyataka kandi ari bw'igitegurwa haruntu. Ahora n'iki ko ndabimora inkora. Oya nta by'inkora buretse si iyo nkora ubwiriho. Ariko n'igisamba. Ariko se nko gufa aho mwagafashe sheri wanjye ngo mwakire neza mubaze n'icyangwa mwamwatatse. Arakanywa nzobya. Sheri rata twirangirize filime. Mbona nanishakira mama. Shaka nyoko. Ese no kuguha nyoko turaguhana. Mano yo mishugujugu hano. Ko bro mwagiye mureka igihe mwahereye. Cyana avana imishugujugu kuri izi ntebe nazo. Areka ikibondi nkerebende nk'izi ngizi ziza hano kugira gute. Ako ni mu nyumvire. Sazani sutujugujugu n'uturishyo ku ntebe zacu. Sha akanga kubundi si ukukanyuza mu ryohe. Ndabona yagamenye n'ibyo. Ubu telefone rwahereka rero nsakuriza ubundi ni urwanda. Ya sheri. Ya sheri. Yego. Shandagaskuriya nyagasozi situnga igitabo nk'iki. Maze ko wasanga imbwa yari hungu yivikica akirafatwa. Tabomo. Ndeka nje kwitabira hanze. Cyara hano kiraho parire. Carashinga urubori. Cara ahubwo hamagara uhita unashyiraho parire. Mwaretse akajya kwitaba muri mubi. Nahamagara shyiraho parire wasanga ari n'igicengezi kije kuduteza abantu. Shyiraho parire. Adam. Salama bro. Bize bitaho. Poa man. Ura hasi gutya aho tubibona. Nise bimeze bite mwana? Man. Basi uretse gato. Siko numva uri kudidimanga icyo cyana cyari ikitse cyangwa wabaye kamana. Neza ngo kuri kumbwira. Ariko se bro izo nkoko ni ibiki cyangwa sha wafatishije ukabiri kwanga ko nanjye nza kwikorera. Kuva mani wowe fata ayo magi uyashyire wa muntu. Oya genda ndi kuri rwa rugi rw'ubururu ariko. Mwana kumenya ari ikigabo kimfashe mu ijosi mwana bimeze bite? Hana na bwa bukingirizo kinize mbufite mwana. Ngo bucya ariko. Ko nyizi njye ari kuka ukora ku gipangu Reka twatewe.
Asha hino kamanayi biri kuzi twinjirira bukamanayi we tugiye kuguteka bufiriti nta n'imikino. Guteka mureke nsubire umera njye gusezera ababyeyi. Kandi igegera wasanga ari uri twibura. Urasezera ababyeyi narabukoma. Nje mumbabarire papari yarema nshaka. Ndatuma agenda atamaye ishati yanjye nubwo ngiye gupfa nazayambarira hepfo. N'utwenda wambaye ntago ari utwaye nawe uhoraga nkubona uri umusore nkanyagura umusore ufatika. Noneho nta nubwo ari bo bari bukwiyicira ahubwo noneho ngenda kwiyicira. Mbega ntumbwe kuri bundende. Warinda yarinda umugabo njye narinda imbwa. Ni ukuri ko Imana nukuririmba izi kuzimu kuko nta kurokoka kuri hano. Ubuze fena narebye mama se. Nyoko ahubwo mujye kumusubiza nyogokuru